inshuti z'Inzovu TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye muri kumwe na Ineza Thierry nk'ibisanzwe. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka tuvuga ku bagabo 10 bakunzwe cyane hano mu Rwanda n'Abanyarwanda bitewe n'ibikorwa bitandukanye bagiye bakora ndetse n'ibyo bagiye bageraho. Twihuse cyane kadore kuri nimero ya 10 aho kuri uyu mwanya tuhasanga Bwana Olivier Nizeyimana. Uyu mugabo akaba azwi cyane nka nyiri ikigo gitwara abagenzi kizwi nka Volcano Express Limited gikorera hano mu Rwanda, aho gikorera mu turere dutandukanye tw'igihugu ndetse no mu ntara zitandukanye. Olivier akaba azwi nanone kandi nk'umuntu ukunda gufana cyane ikipe ya Mukura FC ibarizwa mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu mugabo rero akaba yaragize igikundiro cyane mu Banyarwanda bitewe n'ibikorwa bitandukanye agenda akora birimo n'ubugiraneza, aho yagiye agaragara afasha abaturage abatishoboye ndetse n'abandi benshi. Iki kigo kiwe kandi cya Volcano Express akaba ari kimwe mu bigo bikomeye hano mu Rwanda ndetse cyanatanze akazi ku bantu benshi, aho afite abakozi barenga 250. Ku mwanya wa 9 turahasanga CP Jean Bosco Kabera. Uyu umugabo arazwi cyane nk'umuvugizi wa polisi y'igihugu y'u Rwanda. CP Kabera rero akaba yarabaye ndetse amenyekana cyane mu Banyarwanda muri iyi minsi cyane y'igihe cya coronavirus, bitewe n'uburyo agenda agatangaza amabwiriza ajyanye nyine n'icyorezo cya coronavirus kugira ngo abantu babashe kuyubahiriza mu rwego rwo kurushaho kuhangana nacyo ndetse no kugihashya. Bikaba byaragiye bituma abantu benshi bamumenya ndetse bakamwumva. Yaje gukomeza kumvikana cyane mu bantu ndetse bitewe n'uburyo yatangagamo ayo matangazo, abantu benshi barushaho kumwumva no kumumenya, aho usanga abantu benshi bagenda banamwirahira. Hari n'uduterime dutandukanye bagenda bamwitirira biturutse mu mbwirwaruhame zitandukanye agenda atangaza akatazibagirana ni iguma mu rugo. Ku mwanya wa 8 turasanga umugabo uzwi nka Kenisi. Izina Kenisi rirazwi mu Rwanda mu bintu bitandukanye. Uyu mugabo yahoze akina amakinamico, yabaye umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda. Kuri ubu akaba azwi cyane nk'umugabo ufite ibitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda, Radio 1 ndetse na TV1. Akaba afite n'ikipe y'umupira w'amaguru ikunzwe ya Gasogi United. Ibi byose akaba byaratumye rero uyu mugabo Kenisi amenywa cyane n'Abanyarwanda benshi ndetse bakagenda bamukunda cyane, aho biturutse mu biganiro bitandukanye anyuza kuri radio na televiziyo ye byagiye bituma yigarurira imitima y'abatari bake bamukurikirana umunsi ku wundi. Ku mwanya wa 7 turasanga Bwana Tom Close cyangwa se umwite Dr Muyombo Thomas. Uyu mugabo higaruriye abantu ndetse imitima y'Abanyarwanda myinshi iramwiyegurira bitewe n'uburyo ari umwe mu batangije umuziki nyarwanda ugezweho muri iyi minsi mu myaka yashize, na n'ubu akaba akiwukora. Yararirimbye cyane ndetse abantu benshi bagenda bakunda indirimbo ze mu buryo butandukanye, abifatanya no kwiga. Kuri ubu ngubu akaba ari umuganga ukomeye wabyigiye, aho afite n'umwanya mwiza cyane mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Ibi byose rero akaba ari bimwe mu byagiye bituma Abanyarwanda barushaho kumukunda bitewe cyane cyane n'uburyo benshi bagenda bamwiyumvamo. Abandi bakamufataho urugero nk'umuntu wakoze umuziki ndetse akabifatanya no kwiga, bikaba bimugejeje ahantu hakomeye. Ikindi Abanyarwanda banamukunda ndetse bagenda bagarukaho n'uburyo Tom Close yubatse urugo rwe, ndetse benshi bakaba bakunze gutanga urugo rwe nk'urugero rwiza ku ngo zibanye neza. Ku mwanya wa 6 turasanga umugabo Sina Gerard. Izina Sina Gerard ni izina rizwi cyane mu Rwanda bitewe n'ibikorwa bitandukanye uyu mugabo afite mu gihugu. Uvuze izina Sina Gerard umuntu ahita yumva ibintu byinshi bitandukanye, harimo akabanga, agashya, akarusho, akandi n'ibindi bitandukanye. Ibi byose bikaba bikorwa n'ikigo yatangije cyitwa Entreprise Urwibutso. Iki kigo rero kikaba cyaratumye amenyekana cyane mu Rwanda ndetse aba umwe mu bagabo bashobora kuba banafite agatubutse cyane muri iki gihugu nta gushidikanya. Ibi byatumye rero atanga akazi kenshi ku Banyarwanda batandukanye, bituma Abanyarwanda benshi babasha kubaho ndetse kubona imibereho biturutse mu kigo cye. Ibintu byatumye Abanyarwanda barushaho kumwiyumvamo. Si ibyo gusa kuko uyu mugabo agiye akora ibikorwa bitandukanye, aho yashinze n'ikigo mu bice avukamo
ikigo cy'amashuri ndetse kigamwa abana batandukanye, aho bivugwa ko benshi bigiramo ubuntu. Ibyo bikorwa byose by'ubugiraneza rero akaba ari bimwe mu bituma uyu mugabo arushaho gukundwa na benshi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Dr Vincent Biruta. Bwana Biruta ni umugabo umenyerewe cyane muri politiki hano imbere mu gihugu bitewe n'imyanya itandukanye yagiye anyuramo. Muri iyo myanya twavuga nko kuba perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, perezida wa Sena y'u Rwanda, ndetse no muri guverinoma aho yagiye aba minisitiri w'ibidukikije, minisitiri w'umutungo kamere, kuri ubu ngubu akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Benshi mu bakunze kugaruka kuri uyu mugabo bagaragaza ko ari umwe mu banyapolitiki b'u Rwanda bakunze gucisha make kandi batuje ariko b'abahanga cyane, baba bazi intumbero y'ibyo bari kwerekezamo. Akaba ari kimwe mu byo abanyarwanda benshi bagiye bamukundira bitewe n'uburyo akoramo akazi ke neza cyane, bigatuma abasha kugera ku byo aba yiyemeje. Ku mwanya wa kane turahasanga Bwana Bernard Makuza. Bernard Makuza nawe ni umugabo uzwi cyane muri politiki y'u Rwanda. Mu myaka ishize yagiye aba mu myanya itandukanye ikomeye cyane muri guverinoma. Muri iyo myanya twavuga nk'umwanya wa minisitiri w'intebe yamaze imyaka isaga 10, ndetse akaba na perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena igihe kitari gito. Bernard Makuza akaba yarakunzwe cyane n'abanyarwanda bitewe n'uburyo nawe yagiye akora akazi ke nk'umuhanga cyane, utuje ariko ubuzi ibyo ari gukora. Uku gutuza kwe rero kukaba kwaragiye gutuma akora inshingano ze neza, ndetse akabasha kuzisoza, ndetse n'ibyo yemeje akabasha kugenda abigeraho, aho benshi mu banyarwanda usanga bamufataho nk'urugero, ndetse benshi bifuza kumera nkawe cyangwa se gukora ibintu nk'uko nawe agenda abikora. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Afande James Kabarebe. Izina James Kabarebe ni izina rikomeye cyane hano mu Rwanda. Uyu mugabo azwi cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu mu ngabo zahoze ari za RPA. Uyu mugabo kandi yabaye mu myanya ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda, aho yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, aba minisitiri w'ingabo hano mu Rwanda. Kuri ubu ngubu akaba ari umujyanama wa perezida wa Repubulika mu bijyanye n'umutekano. James Kabarebe rero akaba azwi cyane mu mbwirwaruhame zitandukanye agenda akora ahantu hatandukanye cyangwa se avugira ahantu hatandukanye, zikunze kugarukwaho n'abantu batari bake, ziba zirimo amagambo yubaka igihugu, amagambo y'ihumure, ndetse n'amagambo akomeza abantu mu buryo butandukanye. Abantu benshi bakaba bamukundira umuhate we mu mutekano w'igihugu ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu, byatumye abanyarwanda benshi bagenda bamukunda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Bwana Tito Rutaremara. Afite amateka akomeye cyane mu kubohorwa k'u Rwanda, kuko ari umwe mu batangije umuryango wa RPF inkotanyi mu ntangiriro zawo, ndetse akanawubera umunyamabanga mukuru wa mbere. Ibyarangiriye aho kuko yakomeje kubana nawo, ndetse akagenda afata imyanya ikomeye hano mu gihugu, aza kuba umuvunyi mukuru, nyuma ajya mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena. Kuri ubu ngubu akaba ayoboye akanama k'inararibonye hano mu Rwanda. Akaba ari imyanya ikomeye cyane hano mu gihugu yagiye ituma akomeza kugira ijambo riri hejuru, ariko hejuru y'ibyo byose ubupfura bwe ndetse n'umurava we bikaba byaragiye bituma abanyarwanda benshi bamukunda, bavuga ko ari umwe mu bantu bakunda igihugu kandi akagikundisha abandi, bitewe n'uburyo agenda akoramo ibintu mu buryo butandukanye kandi bikanyura abanyarwanda mu buryo butandukanye. Uyu akaba yanaririmbiwe indirimbo zitandukanye harimo n'iyi. Ku mwanya wa mbere turahasanga perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu mugabo amaze guhamya ibirindiro ndetse akunzwe na benshi hano mu Rwanda bitewe n'imiyoborere yagiye agaragarwaho mu myaka yose isaga 21 amaze ayobora u Rwanda. Paul Kagame abanyarwanda bamukundira ibintu bitandukanye, birimo kuba yarazanye iterambere mu gihugu, kuba yarashyize uburezi bw'abana bose imbere, cyane cyane ubw'umwana w'umukobwa. Abanyarwanda kandi bamukundiye uburyo yateje imbere igitsina gore, cyangwa se hakimakazwa uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore, ndetse abagore ngo kabona ijambo mu myanya ifata
ibyemezo, aho bigenda binagaragara mu nzego zitandukanye z'igihugu nko mu nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi. Ni byinshi yagiye akora ndetse n'iterambere u Rwanda ngo rumaze kugeraho uyu munsi, ibi byose akaba ari bimwe mu byo abanyarwanda bamushimira kandi bituma bamukunda. Akaba ari we uza ku isonga mu bagabo bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Turabashimira mwese mubana natwe kandi mugakurikira ibiganiro bitandukanye ku Nzovu TV tubagezaho, tukomeza kubabwira kuri subscribe kugira ngo dukomezanye ndetse n'ibindi byinshi biri inyuma muzabashe kubikurikira. Mwari kumwe nanjye Ineza Thierry.